Ndabasuhuje kandi mbaha ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. DJ Toxic wakekwagaho ibyaha birimo kwica bidaturutse ku bushake, gukoresha ibiyobyabwenge, guteza impanuka ugahunga no kwanga gupimwa n'akuma gapima alcool, yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo. Kuri uyu wa 21 Mutarama 2026, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye ko DJ Toxic afungwa iminsi 30 y'agateganyo, akaba agiye gukomeza gukurikiranwa afunze. Ibyo ni bimwe mu bigize imyanzuro y'urukiko rwa Nyarugenge rwaburanishije DJ Toxic, rukumva impamvu atanga zatuma afungurwa by'agateganyo ndetse n'izindi mpamvu zikomeye ubushinjacyaha bwari bwaratanze. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwasanze kuba DJ Toxic yarireguye avuga ko ku cyaha akekwaho cyo gukoresha ibiyobyabwenge yaragihakanye ndetse akavuga ko atabikoresha, ndetse akavuga ko mu bushinjacyaha atabyemeje ari amahoro akindi imbere y'urukiko, kuko mu bugenzacyaha yabisinyiye ko abikoresha, agasobanura uko abikoresha n'igihe yatangiye kubikoreshereza. Ku cyaha cyo guhunga nyuma yo guteza impanuka, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwemeje ko hari impamvu zikomeye zo gutuma afunga iminsi 30 y'agateganyo, kuko akarere yakoreyemo impanuka atari ko yafatiwemo ndetse ko atigeze yitanga. Ku cyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake, DJ Toxic aracyemera ndetse agasobanura uko byagenze. Ku cyaha cyo kwanga gupimwa alcool, urukiko rwasanze kuba hari amashusho amugaragaza ari mu kabari bitakwemeza ko yakoresheje ibiyobyabwenge, kereka habonetse ibindi bimenyetso bibigaragaza. Nyuma y'ibyo byose, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye ko DJ Toxic afungwa by'agateganyo mu gihe ubushinjacyaha bukomeje gukora iperereza nk'uko bari barabisabye mu iburanisha. Mushimire abakurikiranye iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza n'amakuru agezweho tubagezaho umunsi ku wundi bijye bageraho ku gihe. Ndabashimiye.